cyagukunda kera kwa kundi utabinyibutsa so wiheruka reka basi Bravo. muvandi Rwogere. komera cyane Yakunda kuza mu muryango wishimye. Uranda bikunda. niyo mpamvu nanjye mba nagutumiye naruhutse n'umugore hamagara abana baza ari intebe y'umushyitsi Kadete ma biteze nana gatebe aho ngaho Kiza nta kibazo kazi karagenda nta kibazo. urumva cyagiye wari wambwiye ko uyu munsi ushobora kudakora ndavuga reka nzagutumire uzaze dusangire aka wikendi abasiribateri mwebwe umukobwa wanjye meze neza nibyo ngaho genda ndagukunda Nuko rero urumva abasiribateri rero muri wikendi usanga mwabuze niyo mujya Gayana none niyo mpamvu urabuze akazi kenshi ndabizi iyo uruhutse waryamye hari ibitsi noneho ndajyashye ugashaka gutekereza ahantu natekereje ntabwo rero reka mbere turabitumire azazi iyi weekend tube tuganira ni karibu rero ndabizi ko nisanga mu muryango ubwo ubushize ari tutumvikanyeho bitewe n'uriya mukobwa wanyu nabonye isa nkaho yahinduye imico genda gake ku mukobwa wanjye ariko nta kibazo nta mu kinyarwanda baravuga ngo ushaka abanzi babiri avuga nabi umwana n'umubyeyi cyangwa se arabateranya ntukomeze kuvuga cyane ku bijyanye n'iriya situation ubuzi ntabwo nabateranya nawe iriya situation warayibonye suri nkanjye wabigenze none se hano mu rugo si iwanjye yego ni wawe ariko ninjye uzi icyo naguhamagariye nkushakira aha okay nanjye nakubwiraga ibyabaye ngira ngo se nkabiganira ariko nta kibazo ibyo rero nubizana mbere y'ikiganiro cyatumye ngutumira urakura madamu muri mutu kugira ngo asibanganye ibimenyetso nyine urashaka kuzana iby'umukobwa wanjye kugira ngo nyine ibyawe tubishyire ku ruhande byanjye byo ntabyo nzi n'ibisanzwe ariko bibaye binahari Bertrand siko muzi ko turi inshuti nta kintu mwamisha nta kitwahishanya urumva muri umuryango twamaze kubaka kera ahubwo se yarahindutse kuva kera wahoze uri inshuti yanjye ngeze mu muryango nifuza yuko umbera umukwe tukagushingira umwana dukunda imfura yacu Queen umukobwa mwiza w'inzobe utagira ukwasi yateretswe na benshi ndabyanga ariko nkubonye ndakwishimira basi ko ntagira ukwasi uriya mukobwa ese waramubonye uramwitegereza mu bakobwa uzi hari undi mukobwa ubona basa kandi ahubwo muri kano natashye rumwe biriya ni character yandujwe na bagenzi be ndavuga physical appearance wabonye ukuntu wavuze ko wenda ari wowe wayimwanduje bitewe n'imyitwarire n'imico ye twahuriye he n'ibyo yakumenyeho munyemerere nyobora ikiganiro iyo abantu barenze babiri biba byiza ko haba umuntu uyobora ikiganiro ni byiza ko muganira ariko nkahereza umurongo ikiganiro cyacu niba uri umuntu mukuru nk'uko nsanzwe nkuzi urabona ko madamu atishimye ukuntu yajyaga kwakira n'ukuntu akwakira uyu munsi urabona se yishimye asa nk'adakeye mu maso imbere rero nubwo ndi mu rugo rwanjye ntakabaye nkusaba ngo nyemerere uyu mwanya turimo naragutumiye mu gihe tugitegereje umwana ubwire wa mwana agaruke agira ikintu aza kwakiriza umushyitsi oya ntabwo ari ngombwa oya ni ngombwa hano ni iwanjye kandi mu rugo rwanjye nta kibuze uwaza agasanga iyi meza ubundi hari icyo ufashe oya nta kibazo baraje bakwakira mu rugo gatube tuganira kera twahoze turi inshuti uri kongera ngo turi inshuti yego buretse ariko kuki wihuta byagenze biti hari ka wayini waje wasomye oya ntako ahubwo hari uburyo uri kuvuga ushyira mu migani Chikibungo kazenguruka bavuze niba ari cyo kidasanzwe ko ndi mu rugo rwanjye umva rero nta kibazo rero ko mbafite kazi bivuge nta kibazo umva rero nkubwire nashatse guca hirya mu mayange ngo mvuge ibyo rero nibyo ntakunda mvuge nk'umusaza ahubwo uri umwana reka ndase ku ntego igihe cyose twaganiriye utari umusaza mugenzi wawe ko afite batatu ukaba ufite babiri wabyumvise
muri batatu avuze wumvise abagore cyangwa wumvise abana ufite? Ntabwo mbizi niba ari abana cyangwa ari abagore. Abo nabo tuzi. Cyangwa se none se reka nkubaze. Igihe cyose twabaniye ku cyo wanyihishemo ukambwira ko uri umusore kandi ufite umugore. Ahubwo se ni ikihe kimenyetso kigeze kikwereka yuko ndi umugabo kandi ndi umusore ubizi nawe? Twabanye, twasangiye, twatembereza n'akazi, ariko amakuru mfite uyu munsi umugore wawe ari i Bugande, Kampala. Wajya kumbwira ngo ugiye Kampala nkagira ngo ugiye muri business. Simubizi ko dufite umugore, dufite na biro, dufite n'ibikorwa byinshi. Dore madamu nguyu dufite amakuru yizewe, yewe none abishaka turakwereka amafoto y'umugore wawe n'abana bawe muri kumwe muhagararanye. Ibyo ntago ari ngombwa, ariko ibyo si ngombwa kubijyamo. Icyo nagira ngo wumve nuko uyu munsi nubwo habayemo kariya gakesi, ariko n'ubundi twamaze gukansoringa yuko uri umukwe muri uru rugo. Oya, wivuga byinshi ko nanjye ndi umusore ufite gahunda, cyangwa se umusore ko ari umugabo. Ntacyo wenda ibyo tubyirengagiza kuko nta nubwo ndamenya ukuri kwabyo. Turabyirengagiza mu buhe buryo? Ushobora gusanga n'ibihuha. Ugiye kwihakana umugore. Uretse ko nubwo naba ndi umusore uriya mukobwa wanyu nanjye afite imico itari myiza. Ntabwo ntekereza ko yazambyarira abana. Iby'umukobwa byihorere, ahubwo jyewe ikintu by'ayo makuru byo ntabwo mbizi. Ikintu mbona ahubwo ninde muntu uri kuduteranya? Oya, ari umugabo utumva amabwire. Ndi umugabo utumva amabwire. Tuganira kuri business ibintu byose tugahuza. Kambwira ati ntuza yangegeze hano nanjye akubwira ngo igeze hanga. Wenda ibyaye byahagera mbere tugasharinga nta ribi. Buriya rero amakuru afite ibimenyetso ni igihamya cyemeza ko ibyo bavuga ari ukuri, kandi ibimenyetso narabibonye. So kubwiyo mpamvu abantu bahimba, kubwiyo mpamvu abantu barahimba rwose. Nyemerera business partnership nafitanye nawe ibe cancelled. Ntabwo nakomeza kugendana nawe muri business ushobora kunyihishamo ukambwira ko nta muryango ugira kandi ufite. Wamenya yaradukurikiye iki? Abantu b'iki gihe wamenya yaradukurikiye ikintu gikomeye ubatumye dutandukana. Niko bimeze business yanjye. Umugabo nkawe wumva amabwire? No way, ntabwo ari amabwire, gihe mfite ibimenyetso kandi narabibonye. Ahubwo wowe nuba umuntu w'umugabo uzicara witekerezeho winenge, niwiburanye ukitsinda uzaza unsaba imbabazi kuko wanyihishemo for long time. Ntakwibura ngo nitsinde kandi wenda binagaragara, ariko ikiza kurushaho wenda muzananyereka ibimenyetso kunyirukanye iwawe nataha. Oya, iwanjeho n'ubundi mukanya urabizi ko business yanjye nawe ihagaze, nakomeza ngakora ntawe ugakora, ariko twanahura nk'abagabo tukanaganira cyangwa se nubwo tutanahura. Ariko ntabwo ndi kubyumva impamvu ikintu cyadutandukanye njye nawe. Urabizi ko uri umwana muri business kuri njyewe. Ntabwo ubizi ko uri umwana. Yego ndi umwana, ariko nawe niyo mpamvu rero intero ugezeho sibyo harimo ukuboko kwanjye nka 70%. Sibyo rero wenda twahabayeho partnership, ariko ntabwo bavuga amasoko yose nakudiringiraga mu Bushinwa no muri China. If you're new to Kigali and Rwanda as a country, you must know that driving in Madamu yari afite umujene mwinshi kandi ufite ishingiro kubw'ibyo bintu byabaye, sibyo?